reba ukuntu Satani akwikoreza umuruho w'icyaha kugeza no gutamenya uwo wakoranye nawe, kugeza no gusinda vino ukamera nabi. Hari igihe abantu biroha mu byaha bagatangira kubeshya ngo ni imibereho. Mu by'ukuri n'uwaguha imibereho, harimo abantu bamaze kwangirika, bamaze gukorera Satani. Ndagira ngo nkubwire ngo ibi bintu bibabaza Imana nubwo wabikora. Satani se wamusora gute kandi ari mu mutima wawe? Uravuga ngo urirukana Satani ngo toka dayimoni kandi waramuhaye icumbi mu mutima wawe. Banza usenye ibigirwamana mu mutima wawe, usenye ibyaha, usenye kwiyoberanya, usenye ibizira. Umwami Imana azaza yicare muri wowe, namara kwicara muri wowe aguhindure, ukagenda wihishahisha ntiwinjire. Ibaza ariko kugira ubeshyere no kuri telefone. Satani arimo aragenda agwiza ikinyoma ku buryo umuntu abeshya n'ibitari ngombwa pe. Ubu se uvuze kuri igitarama bigutwaye iki? Ese umubwiye ko watinze kubona imodoka bigutwaye iki? Imana itugirire neza. Ese umubwiye ko utarabona amafaranga aho kumubeshya? Imana iturengere bene data. Ikinyoma Arabohora TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Amahoro nshuti y'umusaraba, ibihe byiza, ineza y'Imana igure mu buzima bwanyu. Turi kuri channel yitwa Arabohora TV. Yes, arabohora kandi yakoze mu mitandukanye. Tugushobora kwese subscribe, tugushobora koza like, washizeho comment. Imana iguha umugisha cyane. Reka twakire mwarimu Betty, Evangeliste Betty, tugoye ikaze kuri Arabohora TV. Numwanya twe kujya gufata umwanya usenge utugeze ijambo washimana gushyize ku mutima. Karibu nikaze. Reka dusenge. Mwami Yesu, se umwami wacu Yesu Kristo, uyu mwanya tuje imbere yawe, tunejejwe nuko watuguza amaraso y'igiciro cyinshi, ukaduhamagara ngo twamamaze ishimwe ry'yaduhamagaye. Uyu mwanya ducishijwe bugufi cyane no kuvuga ijambo ryawe, turibwira isi yose, turibwira umuntu wese uzakurikirana iyi video. Turasenze mu izina rya Yesu ngo ijambo rizakore ku mutima, rizatume ubuzima buhinduka. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusenge tuganire ijambo ry'Imana riri hano mu itangiriro ibice byaho 38. Iri jambo riravuga ku nkuru z'umugaragu w'Imana witwa Yuda. Hanyuma rero uyu Yuda turamusanga mu itangiriro 38. Turasoma duhere wenda ku murongo waho wa mbere. Muri iyo minsi Yuda ava muri bene se aramanuka acumbika ku munyaduramu inshuti ye. Muri iyo minsi Yuda ava muri bene se aramanuka acumbika ku munyaduramu w'inshuti ye witwa Hira. Yuda abonayo umukobwa wa Shuwa umunyakanani, aramujyana asama inda, abyara umuhungu amwita Eri. Yongera gusama indinda ayibyaramo umuhungu amwita Onani. Yongera kubyara undi muhungu amwita Shera. Yuda ubwo yamubyaraga yari Ikezebu. Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Eri imfura ya Yuda yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka, aramwica. Yuda abwira Onani ati, hungura muka mwene se nkuko bikwiriye umugabo wabo, ushikure mwene so. Imana itugirire neza. Dusomye imurongo wa 10. Icyo yakoze icyo cyari kibi mu maso y'Uwiteka, nawe aramwica. Maze Yuda abwira Tamari umukazana we ati, guma mu nzu ya so uri umupfakazi, ugeze aho umwana wanjye Shera azakurira, kuko yibwiraga ati nawe ye gupfa nka bene se. Tamari aragenda guma mu nzu ya se. Hashize iminsi umukobwa wa Shuwa muka Yuda arapfa. Yuda amaze kumwerera arazamuka Gitimuna, aho abagaragu be bakemuriraga intama ze. We n'inshuti ye Hira umunyaduramu babwira Tamari bati, sobukwe arazamutse agiye Itimuna gukemuza intama ze. Yiyambura imyenda y'ubupfakazi, yitwikira umwenda wo mu mutwe, arisesura, yicara mu marembo y'Inayimu
yo ku nzira ijya itimuna kuko yabonye Shera amaze gukura ntibamumuhe ngo amuhungure. Yuda amubonye agira ngo ni maraya kuko yitwikiriye mu maso atambikira aho ari iruhande rw'inzira, aramubwira ati ndakwinginze turyamane, kuko yari atazi ko ari umukazana we. Aramubaza ati nituryamana urampa gisasuro ki? Aramusubiza ati ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi. Aramubaza ati urampa ngwate kugeza aho uzamwoherereza? Nawe aramubaza ati ndaguha ngwate ki? Aramusubiza ati impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana, amutwika inda. Arahaguruka aragenda, yambura umwenda wo mu mutwe, yambara imyenda ye y'ubupfakazi. Yuda yohereza wa mwana w'ihene, awuha wa munyaduramu w'inshuti ye ngo uwo mugore amusubize za ngwate. Aramubura. Abaza abagabo mu mudugudu yarimo ati maraya wari he? Wari Nayimu iruhande rw'inzira. Baramusubiza ati nta maraya wari uraha, Imana itugirire neza. Asubiraho Yuda aramubwira ati ntawe nabonye, kandi abaho bambwiye ngo nta maraya wari uhari. Yuda aramusubiza ati nabyijyanire, twe gukorwa n'isoni, dore nohereje uyu mwana w'ihene maze uramubura. Hashize nk'amezi 3 babwira Yuda bati Tamara umukazana wawe yarasambanye kandi afite inda y'ubusambanyi. Yuda arababwira ati mumusohore bamutwike. Bakimusohora atuma kuri sebukwe ati nyiri ibi bintu niwe wantwise inda, kandi ati ndakwinginze menya nyiri ibi impeta iriho ikimenyetso n'imigozi yayo n'inkoni. Yuda yemera ko ari ibyo, ati andushije gukiranuka kuko ntamuhaye Shera umwana wanjye, ntiyongera kuryamana nawe ukundi. Imana itugirire neza. Aya ni amagambo menshi dusomye, ariko aya magambo ndashaka kubabwiraho bimwe mu bintu bidakwiriye kurangwa ku muntu w'Imana cyangwa ku mukozi w'Imana. Uyu Yuda twabisomye inkuru ze, yari afite umudamu we aza gupfa, ariko Yuda ngo aza kugira umukazana witwa Tamari. Umuhungu we mukuru witwa Eri bamusabira umukobwa witwa Tamari, barabana. Bakimara kubana, Bibiliya ivuga ngo yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka. Uyu muhungu aza gupfa. Imana itugirire neza. Nk'uko mu muco wabo byari biri, arongera amushyingira murumuna we witwa Onani. Onani nawe aza gupfa. Mu by'ukuri uyu mudamu Tamari yatangiye guhura n'ingorane nyinshi. Hari amazina bamwitaga, hari uburyo bamufataga. Imana itugirire neza. Noneho rero igihe kiza no kugera, haleluya, muri ibi bihe bari barimo, Yuda afata umwana we usa naho ari umuhererezi witwa Shera, aramuhungisha kugira ngo nawe batazabana agapfa. Iki kintu rero Yuda yakoze kibabaza Uwiteka, ndetse kiza no kubabaza Tamari. Tamari rero aza kumenya yuko sebukwe ari we Yuda agiye kunyura muri iyo nzira, agiye gukemuza intama ze. Baramubwira bati none genda ujye mu muhanda, genda ujye hariya muri iriya nzira. Gute wabura icyo ukeneye kandi sobukwe ari umukire? Wowe iyambura umwenda w'ubupfakazi, wiyambike uwundi mwenda. Bibiliya ivuga ko hari igihe umuntu yiyambura ubukristo akambara undi mwenda mubi Satani amuhaye. Ntago bikwiriye. Yiyambura uwo mwenda w'agakiza, aragenda ahagarara muri iyo nzira. Akimara guhagarara muri iyo nzira, Yuda amubonye agira ngo ni maraya. Yari yiyoberanije nyine, ntabwo wari bumumenye. Dufite abantu biyoberanya, ukababona mu rusengero ari abakristo, ari abaririmbyi, ari abavuga butumwa, ukanababona kandi bagiye no mu mihanda gutega, ukababona bagiye mu bizira, ukababona bagiye mu byaha. Ukibaza uyu muntu azi Imana akorera iyo ariyo? Ubundi ko amahitamo ari ayawe, ko guhitamo agakiza ari uburenganzira Imana yaguhaye, kuki wabivanga? Kuki wakizwa nabi? Kuki waremererwa no gukizwa unakora ibyaha? Ko ibyo bintu bidakunda. Imana itugirire neza. Kudashobora gukeza abami babiri. Imana idufashe. Iri jambo ndarikunda cyane kuko ritwereka ukuri umukristo akwiriye kubamo. Yuda rero ngo atambikira hari, arangije aramubwira ngo nguhe gisasuro ki? Nkusasure sentimeka, mwishyura ngaye ngo turyamane. Ibaze kweri, Yuda bari bamuzi, yari umuntu ukomeye. Imana idufashe.
ngo arangije ngo aramubwira ati ndaguha umwana w'ihene, igihe Tamari ataranamubwira icyo ashaka, kuko Yuda we yamubajije ikiguzi. Kandi ikibazo uyu Yuda ntabwo yari yamenye ko ari n'umukazana we. Imana itugirire neza. Uzi ko ibyaha bishobora gutuma uhuma amaso ugakora ibyaha kugeza naho utamenya naho ubikorera. Imana itugirire neza. Ariko urumva uwo muruho Satani agenda ashira ku bantu, agenda yikoreza abantu, akabikoreza umuruho w'ibyaha, ukemera kwikorera uyu muruho. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Reba ukuntu Satani akwikoreza umuruho w'icyaha kugeza no gutamenya uwo wakoranye nawe, kugeza no gusinda vino ukamera nabi. Imana idufashe. Yuda rero ngo ahita amubwira ngo ndaguha umwana w'ihene, kuko birumvikana ko yaragiye gukemuza intama ze. Undi aramubwira ati mu gihe nyirindiriye iyi hene uramuha ngwate ki? Undi aramubwira ati ndaguha impeta n'umukufi. Imana itugirire neza. Arongera aramubwira ati ndaguha n'iyi nkoni. Ubwo Tamari aramubwira ati se mu gihe nkirindiriye izo ngwate umbwiye, nako igihe nkirindiriye iyo hene urampa ngwate ki? Ugira ngo se Tamari we yari yoroshye? Ariko na Yuda ntiyari yoroshye, bari bahuriye mu nzira. Imana itugirire neza. Yari yagiye gutega mu nzira y'Inayimu. Imana iturengere cyane, Imana idufashe. Arangije rero aya magambo y'Imana ndagira ngo nyagufashishe inshuti y'Imana. Byashoboka ko byagufasha gusubira mu nzira y'Imana, byashoboka ko wakwibuka aho waguye ukihana ukagaruka mu mbaraga z'Imana. Rubi mu by'ukuri ibi bintu yaramubwiye ngo nguhe gisasuro ki ni nk'ikiguzi. Imana itugirire neza. Undi rero naramubwira ati mu gihe nkirindiriye iyo hene bumpaye ingwate. Arabanza amuha impeta yari yambaye, amuha ngo n'umugozi wayo, arangije amuha n'inkoni. Ibyo bintu uko ari bitatu bifite icyo bisobanura. Imana idusure cyane. Mu by'ukuri usanga waratakaje ubutware kubera icyaha, ngo amaze kubimuha bararyamana. Ere gushaka kuba utaratanze iyo mpeta nka Yuda, utaratanze inkoni, ugatanga n'inzu yawe, maraye n'izindi zikayitwara, ugasigara abana bawe baririra badafite aho baba n'umugore wawe. Ibyo bintu ntago bikwiriye. Cyangwa se wa mudamu we ugatanga imitungo yawe kwa maraya, abana bawe bakaba bariho nabi. Uyu ni umuvumo w'icyaha. Imana igusure. Imana yagukura muri karande nk'izi ngizi. Imana yakurengera, Imana yakugarukaho. Iri jambo impamvu ryanditswe muri iyi Bibiliya ni ukugira ngo rigufashe, ni ukugira ngo riguhindure uwo ukwiriye kuba we. Haleluya. Mu by'ukuri ngo bararyamanye, bakimara kuryamana ahita amutwika inda, niko Bibiliya ivuga. Arangije aragenda, ngo kuko Yuda yaracumbitse ku mugabo w'inshuti ye ngo witwa Hira w'umunyaduramu. Ahereza Hira noneho ihene, aramubwira ati jya mu nzira y'Inayimu urahasanga maraya wari uhahagaze, akumere impeta yanjye, akumere n'umugozi wayo, akumere n'umukufi, akumere n'inkoni. Arangije aragenda. Hira rero atangira kubaririza ngo nta maraya wari uraha. Maraya se wamukura hehe? Yari yagiye no gutegera ahandi, yari yagiye gushakira ahandi. Hari igihe abantu biroha mu byaha bagatangira kubeshya ngo ni imibereho. Mu by'ukuri n'uwaguha imibereho, harimo abantu bamaze kwangirika, bamaze gukorera Satani. Ndagira ngo nkubwire ngo ibi bintu bibabaza Imana nubwo wabikora. Imana urayibabaza, warangiza ukaza ukayibwira ngo Mana mbabarira, Mana ndengera, wakora impanuka uti Mwami Yesu kandi uvuye mu byaha. Ariko Mana ushimwe kuko uri umunyembabazi, ntabwo ukora nk'abantu. Mu by'ukuri Imana ikora nk'abantu, ntabwo wakagombye kurenga aho uri. Ariko nubwo bimeze bityo, Imana iracyagufitiye imbabazi. Uyu Tamari rero nawe yariyoberanyaga, yabaga mu nzu y'Imana akaba no mu by'isi. Biragatsindwa n'Imana kuba wabwiriza ubutumwa, kuba waba mu nzu y'Imana warangiza ukabifatanya no gukorera Satani. Imana idufashe. Uyu rero ngo arangije ngo baza gutuma kuri Yuda, baramubwira bati umukazana wawe aratwite kandi atwite inda y'ubusambane. Arangije aravuga ati noneho nibamusohore bamutwike. Ibaze, bamusohore bamutwike. Wakoze icyaha, uri mu ngaruka z'icyaha, nibarangiza bamusohore bamutwike. Niwanibuka ibyo wakoze ngo wature wihane. Bibiliya ivuga ngo ibuka aho waguye ukagwa, aho wavuye ukagwa wihane, usubire mu nzira nk'iyambere.
Imana ishimwe ngo nanjye nzaza nkugarure mu bumana ni kuwiteka avugana nawe. Yuda rero arangije kuvuga ngo nibamusore bamutwike, Tamari nawe aravuga ati nubundi itegeko rivuga yuko ndi bupfi, reka noneho kuko Yuda ubundi Tamari ajya gukora icyaha yararemerewe ngo ntiyashoboraga kujya kuva mu mategeko y'iwabo abandi batarangije kubera yuko yitwaga iryo zina nyine ry'ubupfakazi. Mu by'ukuri rero Yuda Tamari yari afite umubabaro, ariko Yuda nawe yari umunyakibi imbere y'Imana, ntabwo yari yaramaze kunamuka, yari yaramaze gucika intege. Iyo umuntu yacitse intege niwe atangira kwiroha mu byaha, agatangira gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana itugirire neza. Yuda rero arangije aravuga ngo nibamusohore bamutwike. Biratangaje cyane kubuza icyaha wakoze ukaba ukitanga amabwiriza. Genda ubanze ubwira Imana ngo Mana nkura mu butware bwa kamere mbi, nkura mu butware bw'icyaha, nkura mu butware bw'umwijima, kuko Bibiliya iravuga ngo muri umucyo w'isi, ariko wowe wamaze gutandukana n'umucyo kubera ko winjiye mu cyaha. Amaze kuvuga ngo nibamusore rero, Satani se wamusora gute kandi ari mu mutima wawe? Uravuga ngo urirukana Satani ngo toka dayimoni kandi waramuhaye icumbi mu mutima wawe. Banza usenye ibigirwamana mu mutima wawe, usenye ibyaha, usenye kwiyoberanya, usenye ibizira. Umwami Imana azaza yicare muri wowe, namara kwicara muri wowe aguhindure. Ndabizi neza ko ubu butumwa abantu benshi ntibabukunda, ariko niko kuri bene data. Ukuri dusohoyemo aba ariko tuvuga. Ubu se noneho biravuga ngo mbese dukora ibyaha nkana ngo ubuntu busage. Ubu se mbabwira umugisha, kandi umugisha uzanwa no kwihana. Umugisha no kuba warakijijwe neza, umugisha no kuba uziranye n'Imana. Amina. Rero arangije Tamara aravuga ati mbere yuko mu ntwika cyangwa mugira ikindi kiri mu nkorera, mureke mu mpijambo. Tamara arahagurutse aravuze ati iyi mpeta murabona ari iyande? Abantu barasakuza bati ni ya Yuda. Iyi nkoni se yo ni iyande? Abantu barasakuza bati ni ya Yuda. Uyu mukufi se wo ni uwande? Barasakuza bose bari bazi Yuda. Burya barabizi byubamo n'itorero, burya barabizi. Mana itugirire neza. Ibyaha ukora birazwi, nubwo ugenda wiyorosha icyuri cyo barabizi. Imana idufashe cyane. Ngo barangije Tamara barabivuze byose, avuga uko byagenze. Ubwo Yuda yari gitiye hehe, yaratangiye ngo nibamusore bamutwike. Mu by'ukuri hari n'abantu batera inda muri iki gihe ugasanga arimo arihakana umwana, akanga umwana pe, akibagirwa ibyo yakoze. Agatangira kuvuga ati reka tizi njyewe ni njye subyara njye nyine. Imana itugirire neza. Mwabagabo mwe, mwabasore mwe, bene wanyu na Yuda mwahindutse kweli, mwavuye muri izi nzira mbi, mwavuye muri ibi byaha. Imana itugirire neza. Yuda rero nawe yaje guseba, burya icyaha gituma umuntu aseba. None se niyasebye yaratangiye avuga ngo nibamusore bamutwike kandi ari we wabikoze. Arangije ngo yohereza ya hene, aravuga ati nimume bya bimenyetso. Ye baba data we. Ariko abantu bashira isoni kweli, yarazi ko Tamari ategera mu nzira imwe, yarazi ko adashakishiriza hose. Baramubwira bati reka nta maraya wara, ninde wakwemera ko ari maraya? Kumanywa kuzabona abantu bose bambaye neza, ariko aho barara wahamenya. Imana idufashe. Imana itugirire neza. Arangije rero Yuda aravuga ati niba aho wamubuze nabyijyandire twe gukorwa n'isoni. Araceceka. Erega hari n'igihe wihakana n'uwo mwana akanaza musa, akaza ari fotokopi. N'umuntu koko yakora akavuga ati yo uyu mwana n'uwari runaka, reka ne kuvuga izina utagira ngo wenda ni kuko turi abakozi b'Imana, ari n'abadusanga bakatwaturira utagira ngo ni wowe mvuze. Ariko va mu cyaha nicyo ushatse kukubwira, kandi niba wanakiguyemo Yesu arambuye amaboko kugira ngo akubabarire. Erega Imana ntiyanga umunyabyaha, yanga icyaha. Ariko rero uri muvango kwa Jenera Yesu ngo toka Satani ngo cemeyo kandi utihanyera. Yego njya ntangara cyane, njya bona abantu mu rusengero ukabona ari marirukana abadayimoni kandi bacumbitse muri we. Banze umwirukane mu mutima wawe, ariko ubundi mbabaze Satani abaheye. Ubundi Satani abaye ubwo wasubiza ngo ikize? Satani ari mu bantu, Satani ari muri wo, ari mu mutima.
Satani ntabwo azerera mu isi gusa, yinjira no mu bantu. Imana itugirire neza. Rero ndagira ngo mbabwire yuko ukwiriye kuva mu cyaha, ukareka ibizira, ukareka kugendera mu nzira mbi witwaje ubukristo, witwaje icuri. Niba uri na apotre cyangwa niba uri na pasiteri, nsenya imigambi mibi ya Satani mu izina rya Yesu. Ntago bikwiriye, sibyo? Samusoni baramukamuye, Delila ngo amumaramo imbaraga, arangije aramunyeganyeza amumaramo imbaraga. Imana itugirire neza, Imana ibaho umugisha bene data. Ntabwo ngiye kuvuga amagambo menshi, Uwiteka byose arabizi, Uwiteka azatabara abantu bose, Imana ibampera umugisha, amen. Rero reka mbasomere iri jambo ndekera ahangaha. Imana itugirire neza. Mu by'ukuri aya magambo menshi nubwo tuyasomye hari icyo asobanura. Hano haravuze ngo ariko hariho kimwe banyongereyeho, nuko twibuka abakene, kandi ibyo nari isanzwe mfite umwete wo kubikora. Iri ni ijambo riri mu Bagalatiya, ibice byaho 2 umurongo wa 10. Riravuga ngo ariko hariho kimwe banyongereyeho. Uyu ni Pawulo. Nuko twibuka abakene, kandi ibyo nari isanzwe mfite umwete wo kubikora. Ushobora kuba usanzwe ubikora, ariko nk'uko ubizi, sibyo? Birakwiriye ko ugira imirimo myiza muri Kristo Yesu. Imana itugirire neza. Ahangaha rero haravuga ngo kora imirimo myiza ugifite uburyo. Reka kwisanisha nabo mudahuye, ahubwo muhinduke rwose. Imana idufashe, kuko ijambo rivuga ngo dore imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, urukundo, amahoro. Ngo bene ibyo, wumvise nawe unyumva? Ngo bene ibyo nta mategeko abihana. Ibintu biri mu rukundo nta mategeko abihana. Amategeko arabihana. Hari n'abantu bajya bitwaza urubyiruko ngo reka ngo ni urukundo. Ngo Imana ntago yanga abantu bagira urukundo. Ese wowe ugiye kugira urukundo, uri muragenda usesera, uri murihisha, urakebaguza? Reka nkubwire, ijambo rikavuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara: gusambana, kwica, gusenga ibishushanyo, iby'isoni nke. Ibyo byose, ibi byose nibyo Imana idashaka ko abantu bakora. Rero by'umwihariko abamenye Imana ntago bikwiriye. Uyu mukufi wasobanuraga iki? Iyi mpeta yasobanuraga iki? Naho ngiye gusoreza, hanyuma dufatanye gusenga Imana. Iyi nkoni yasobanuraga amasezerano. Haleluya! Iyi Imana iguhamagaye, iguha amasezerano, iguha package, iguha impamba izagutunga mu rugendo. Amen. Imana ishyira umuntu ku isi yamuhaye impamba, imuha ibizamutunga. Muribuka ishyira Adamu na Eva hariya muri iriya ngobyi, harimo ibintu byose. Ntabwo Imana ari umuswa, byose yari yabishyizemo. N'abakozi b'Imana ibahamagaye hari impamba ibaha, sibyo? Irabanza ikamuha inkoni. Inkoni isobanura iki? Ubutware. Irangije kuguha inkoni, Imana imuha n'ukuri. Umukozi w'Imana akwiye kugira ukuri. Ugasanga umuntu arabeshya ngo ndi Nyabugogo, kandi ni ukuri. Wambuye umuntu we, kandi umwambura utanayabuze pe, ari ubuhemu. Imana ikugirire neza. Ukagenda wihishahisha ntiwinjire. Ibaza ariko kugira ubeshyere no kuri telefone. Satani arimo aragenda agwiza ikinyoma ku buryo umuntu abeshya n'ibitari ngombwa pe. Ubu se uvuze kuri Igitarama bigutwaye iki? Ese umubwiye ko watinze kubona imodoka bigutwaye iki? Imana itugirire neza. Ese umubwiye ko utarabona amafaranga aho kumubeshya? Imana iturengere bene data. Ikinyoma. Imana rero yahamagaye uyu mukozi w'Imana Yuda, yari yamuhaye inkoni, imuha ukuri, ari wo mukufi. Uriya mukufi wasobanuraga ukuri, imuha n'inkoni bisobanura ubutware. Imuha kandi n'impeta, iriya mpeta yasobanuraga amasezerano. Imana yihamagaye umuntu imuha n'amasezerano, ikamubwira ngo nzabana nawe, nzakurinda, nzakorana nawe, nzagendera muri wowe, nzatura muri wowe. Ariko icyaha kikagenda kigusatira gahoro gahoro, wimura Imana gahoro gahoro, uva mu buntu bw'Imana. Birakwiriye ko wongera kwinjira mu Mana, nshuti y'Imana. Birakwiriye ko wongera kuramburira Imana amaboko, ukareka kwihagararaho, ukavuga ngo Mana we, nanjye nageze muri Amerika, cyangwa nageze muri Canada, cyangwa nageze mu Bubiligi, cyangwa nageze mu Ruseri, cyangwa Finland n'ahandi no muri Swede. Ndagwa subira inyuma nk'imbaraga.
cyangwa nageze i Burundi muri Kongo n'ahandi mva mu mwuka. Hari ibintu byagukuye mu mwuka, hari ibintu byagukuye mu imbaraga z'Imana. None uri kuvuga ngo mu izina rya Yesu ugaze ngo ukabona ibintu nibikunda. Byakunda bite? Niba utari mu butware bw'icyaha ukaba warakijijwe, ukaba hari ikivuzo usengeye igihe kinini, ndagira ngo nguhumurize, Imana izagisubiza. Kandi niba waravuye no mu butware bw'Imana ukajya mu butware bw'icyaha, garuka wakira ubutware. Imana ishimwe cyane. Reka kumera nka Esawu waguranye igaburo rye, waguranye umugisha we ifunguro ry'umunsi umwe aho gurana ibitukura. Ese wowe ntiwaguranye agakiza ibitukura? Ese wowe ntiwaguranye agakiza imigisha y'Imana? Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo mbasengere, ndagira ngo mbingingire Imana. Niba wumva waraguranye agakiza igaburo ry'umunsi umwe nka Esawu, ukagenda ugasambara kugira ngo urye, ukagenda ukiroha mu butinganyi kugira ngo ubuzima bugende neza, Imana igutegeye amaboko. Garuka, akira umugisha w'Imana uturuka mu kwihana ibyaha. Imana ibaho umugisha. Erega nta mahoro wabona utari muri Kristo Yesu, kuko abari muri Kristo Yesu nibo bafite amahoro. Ariko abari mu butware bw'umwijima, Satani abatwaza igitugu. Niba rero wirwa wirukana abadayimoni, uti toka shitani, toka dayimoni, toka, wagera ahantu wambuye ukagenda ukwepa ugaca ku ruhande, yaba data we wavugishije ukuri ko gukena bibaho. Nge sinzahisha ukundi, ubu mbabwiza nta n'igiceri kiri mu mufuka wanjye, ariko nzi ko Yesu afite byose mu kuboko kwe. Dawidi yaravuze ngo naho intambara yambaho no muri iyo nzakomera umutima. Hari abantu wenda bameze nkanjye bagiye kwinjira muri guma mu rugo badafite amafaranga pe. Wowe senga urindire manu y'Imana, Imana izagutunga. Dusomye iri jambo riri mu Bagalatiya, ari ryo ngira ngo dusengeremo. Mu by'ukuri ntabwo uzi igihe uzamara mu isi. Dore ni mu Bagalatiya 2:10 haravuze ngo ariko hariho kimwe banyongereyeho, nuko twibuka abakene, kandi ibyo nari isanzwe mfite umwete wo kubikora. Ongera ugira umwete wo gushyigikira abakozi b'Imana, ongera ugira umwete wo gushyigikira ivugabutumwa, ongera ugira umwete wo gufasha bagenzi bawe. Erega gukorera Imana si ukubwiriza gusa, ntago ari ugutanga ubuhamya, sibyo? Ushobora no gufasha umuntu ubabaye ukabukoreye Imana. Ushobora kugenda ukareba umuturanyi wawe ukamuha isukari, ukamuha ku muceri, ukabwira Imana uti haleluya, aha ndahabibye, Mana uzanyibuke, sibyo? Ni ukuri sishobora gukora ikosa ryo kurya nzi ko mugenzi wanjye atariye, wamfashije ariko uwo murimo ko ngiye mwiyumvamo, ngiye niyumvamo gufasha abantu, gufasha umuntu wese w'umukene. Erega mujye mureka uwumva afite iyo mpano muri we azace inbox anyandikire ambwira ati nanjye ndabyiyumvamo, dufatanye gukorera Imana. Hari abantu bashonje kandi wowe urabimena. Hari abantu n'ukuri bamaze imyaka mu kigeragezo cy'ubushomeri badakora ku ifaranga, kandi wowe Imana yakugiriye neza. Ese ku isi turi abagenzi, mwaretse tukabiba tugakora imirimo izaduherekeza. Imana ibasure, Imana ibagenderere. Paulo yaravuze ngo nari nsanzwe mbikora, nagiraga umwete wo kubikora. Aha mu Bagalatiya 2:10 nawe gira umwete wo kubikora, kandi ababikora babikunze bazabigororerwa. Imana itugirire neza. Reka rero uve mu butware bw'icyaha kugira ngo Imana isubire mu bugingo bwawe, kuko icyaha nicyo cyonyine gishobora gutandukanya n'Imana. Icyaha nicyo cyonyine gishobora kukwambura imbaraga, ariko abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Basabiye umugisha mwese, ari ababyeyi Imana ibaha umugisha, ari abagabo Imana ibaha umugisha, kandi barinde kino cyaha cya Yuda. Reka gutanga inzu y'umwana n'umugore kugira ngo maraya gukeburira ibyo ushaka. Oya, Imana ikugirire neza. Nawe papa, nawe mama, nawe musore, nawe mukobwa, birakwiriye ko tuvuga ubutumwa buzima. Niba ubutumwa buze utabukunze, wihangane, niko kuri, kandi niko kuri kuriwe. Usanga ibyaha byaragwiriye, kandi birakwiriye ko dusenya ibi byaha twifashishije ijambo ry'Imana, twifashishije icyo Imana yavuze. Ntabwo mvuze yuko twege turi abanyembaraga, ariko ducishwa bugufi no kuvuga kugira neza kw'Imana. Kandi iyo uteye intambwe imwe, Imana itera 99 igusanga. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Mana, shingiye ku ijambo ryawe icyo rivuga, turasengera aba bantu bacitse intege, bagasubira inyuma, bameze nka Samusoni, bamenye ibanga ryo mu nzu y'Imana,
bakamena ibanga ry'aho bakura imbaraga, bakaramburira, bakagenda bagakora icyaha kikabambura ubutware. Mu izina rya Yesu dusengeye aba bameze nka Yuda, abangaba bari kujya gutega, abangaba bari kuvuga ngo imibereho barayibonera mu buraya. Mana, ni wowe ujya utanga imibereho. Dusenye icyaha cy'uburyo butandukanye, twirukanye ibicantege mu izina rya Yesu. Hari n'abandi bavuga ngo reka batange ruswa kugira ngo bigende neza. Dusenye ibi byaha kuko ijambo ry'Imana ni umucyo kandi ijambo ry'Imana riraboneye. Ijambo ry'Imana tubwira ko turi umucyo w'isi. Reka abakozi b'Imana bagenda ari umucyo w'isi, reka bagende bamurikira abantu, reka bagende bera imbuto, reka tugwize imbaraga muri bino bihe mu izina rya Yesu. Nubwo twagira akaga kenshi, tukagira amakuba menshi, ndetse tukageragezwa cyane nka ba Pawulo, ariko turabizi neza kuzarengera abageragezwa bose. Humugisha umuntu wese wumvise iri jambo, humugisha umuntu wese ufashe icyemezo, humugisha uyu mubyeyi uhindukiye, humugisha uyu nguyu wiyemeje gukorera Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, humugisha n'itorero ryacu dukorera mu murimo mu izina rya Yesu. Kandi ushyigikire Mwami ikiritsanyo cyiza washyize muri twe. Humugisha aba bakameramani bafata ijambo ry'Imana. Kandi Imana tugisenga turanagusaba ngo uduhe ibikoresho, uduhe mikrofone, uduhe amakamera yo kugira ngo twamamaze ubutumwa, kuko ubu turi muri guma mu rugo, kandi muri guma mu rugo nawe ubona uko abwiriza. Mu izina rya Yesu ibi turabikeneye Mana, kandi urabifite. Hari abantu watije ubutunzi, bakoreho kugira ngo bakorere Imana. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Narakoze cyane mwarimu wacu, mwarimu Mugisha Betty. Asigaye mukore subscribe kuri channel, asigaye mushireho comment, mushireho like, muramugize neza cyane. Turabashimiye cyane mwebwe mudukurikira, komeze kuba natwe. Bye bye. Shalom, shalom. Shalom. Arabohora TV, Arabohora TV. Ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV.